mwegerane mbabwire icyo nsaba jyewe ni umuryango bene kanyarwanda turi umwe hoshi mureke kwitana rubanda akanya gatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo buto bwanjye igikurumbaha ni impanuro hora Rwanda naje hora mbyeyi naje hora mfubyi naje nzanye urukundo ubumwe n'inganzo igihe n'iki nanjye ntanga impanuro ngaho ndaje ngaho ndaje ngaho ndaje ndabaramukije. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitekerezo ku mpinduka yashobora gukemura ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Murakigezwaho nanjye Musomesha Aloyizi, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ni ingorabahizi. Kuyikemura burundu byaratunaniye. Kuva mu myaka ya 59 kugeza muri za 62 habayeho impinduka mu buyobozi bw'igihugu. Ubutegetsi bushya bushingiye ku mashyaka ya politike bwavanyeho ingoma za cyami na gikolonizi. Iyo mpinduka yakozwe n'abanyepolitiki bo mu mashyaka nibwo bwa mbere yari ibayeho mu mateka ya politiki y'u Rwanda, kuko ayo mashyaka aribwo yarakimara kuvuka. Iyo demokarasi y'amashyaka yavutse mu nkundura y'ubwigenge twayigishijwe n'abakoloni. Repubulika yasimbuye ubwami n'abakoloni basubira iwabo. Iyo mpinduka ariko yatumye abanyarwanda benshi bahunga igihugu, abandi baricwa. Mu mwaka wa 1973 abo banyepolitike bashyizeho iyo repubulika bakuweho ku ngufu kudeta n'abasirikare bo mu ngabo z'igihugu bategekaga. Baregwa guteza imvururu no kubiba amacakubiri mu banyarwanda. Abo bategetsi b'abasirikare nabo bashyiraho ishyaka rya politiki maze bategeka abanyarwanda bose kurijyamo. Nuko bayobora igihugu ari abasirikare kandi ari n'abanyepolitiki. Abanyarwanda tuyifata nkaho ari ibintu bisanzwe. Nyamara abahanga muri politiki bavuga ko muri demokarasi nyayo ingabo z'igihugu zitagira aho zibogamira muri politiki, bityo zikaba zitagomba gukora politiki nyine. Iyo mpinduka ya kabiri yakozwe n'ubutegetsi bwa gisirikare yatumye nanone abanyarwanda benshi bahunga igihugu, abandi baricwa. Kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 kugeza muri 1994 izo mpunzi zashatse gutaha mu Rwanda zikoresheje ingufu za gisirikare, kuko zari zarabigerageje mu myaka ya za 1963 kugeza muri 1968 ariko bikanga. Abo basirikare bakoze iyo mpinduka ya gatatu nabo bashinze ishyaka rya politiki kugira ngo bazashobore kujya mu butegetsi bw'igihugu nk'abandi banyarwanda. Mu kwezi kwa 1994 abanyarwanda b'impunzi batsinze iyo ntambara, benshi muri bo baratahuka, ariko bamwe basigara hanze bakomeza kwitwa impunzi. Kandi nanone abanyarwanda benshi barishwe, bongera guhunga abandi benshi cyane kubera iyo ntambara yamaze imyaka 4. Abanyepolitiki nabo basirikare bo mu mpande zombi zarwanaga
ntibubahirije amasezerano bagiranye yo kurangiza ikibazo cy'impunzi bari barasinye tariki ya 4 Kanama 1993 Arusha muri Tanzania, ndetse babifashijwemo n'amahanga. Iyo mpinduka ya gatatu nayo yakozwe n'abasirikare b'abanyepolitiki. Nanone tuyifata nk'ibintu bisanzwe. Mushobora kumbwira muti ibyo uvuze byose nta gishya kirimo. Nibyo koko. Ariko ibi byose nibyo bitumye nibaza kandi namwe mbabaza iki kibazo. Niye mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda? Ko abanyepolitiki bo mu mashyaka n'abo mu ngabo za gisirikare batashoboye kugikemura kandi bafite ingufu za politiki n'izintwaro zikomeye, kuko n'amasezerano y'amahoro bagiranye batayubahirije, iyo mpinduka yindi izakorwa n'abandi? Hakoreshwa se ubuhe buryo kugira ngo icyo kibazo kirangire? Arusha ya kabiri izava he? Icyo kibazo kizarangira gite? Turebe uko bamwe mu banyarwanda bifuza iyo mpinduka ya kane. Nubwo hari abanyarwanda benshi bagaragaza mu mvugo no mu bikorwa ko bashaka impinduka ya kane mu Rwanda, hari abandi bagira bati nta mpinduka dushaka, ibintu bimeze neza mu gihugu, dufite amahoro n'umutekano. Abashaka impinduka bakabasubiza ko hari ibibazo kuko impunzi zigiye zicyanga. Ariko nabo bifuza iyo mpinduka bakayivuga mu buryo bunyuranye. Ku ruhande rumwe bamwe bati icyo dushaka nuko abategetsi bahinduka, abandi bati dutegetswe neza nta kibazo dufite. Batariko niba mwumva ko ubutegetsi bwacu ari bwo bwabujije izo mpunzi gutaha, reka tujye mu matora, turi muri demokarasi, maze tuzarebe uzayatsinda. Nk'aho abanyarwanda bose bemerewe gutora. Icenga rya politiki. Abari muri ibyo bice byombi bakumva ko impinduka ari uguhindura umukuru w'igihugu n'abategetsi bamwegereye gusa, binyuze mu matora, uko yakorwa kose. Ibindi ntimuzabibabaza. Urwo ruhande rukunze kubamo abanyepolitiki bo mu mashyaka. Ku rundi ruhande hakaba ariko n'abandi bagira bati amatora y'abanyarwanda ibyayo turabizi, kuva kera repubulika yabaho, abatsinda amatora yo mu mashyaka ya politiki bamenyekana, ayo matora ataranaba. Bati impinduka dushaka ni revolution, impinduramatwara ikaba ariyo yarangiza ikibazo cy'impunzi. Abari mu kindi gice cy'urwo ruhande bati ibyo mubitekereje mute? Bati nta soni mufite? Bataka kanya mwibagiwe ibyo gusimburana kw'ingoma muri ubwo buryo byadukururiye? Bati izo revolution zatwiciye abacu ni nazo zirukanye abo bavandimwe bacu mu gihugu, ntazo dushaka rero. Nuko impaka zikabura gica. Kuri iyi ngingo y'uburyo abifuza impinduka ya kane yakorwa rero, ndasanga abari muri izo mpande zombi badasobanura uburyo nyakuri bwakemura icyo kibazo cy'impunzi. Kuko mu Rwanda habayeho amatora menshi na za revolution nyinshi, ariko ntibyabujije impunzi guhera ishyanga. Kuva mu mwaka wa 1994 kugeza ubu rero, ikibazo cy'impunzi ntikirongera kwigirwa hamwe n'impande zose z'abanyarwanda. Abantu benshi bategereza amatora, bakaba ariyo barangarira, bakayarangaza imbere, bakarangaza impunzi, bakazirangarana, maze ikibazo cyazo kikibagirana. Impunzi nazo zikarangarira ayo matora zizi neza ko zitazajyamo, maze zikibagirwa ko zishaka gutaha. Ari ugutora abategetsi, ari no gutaha kw'impunzi, igikwiye kubanza niki? Nuko amahanga nayo akemera ayo matora yirengagije ko agicumbikiye izo mpunzi, nk'aho izo mpunzi zidakeneye gutaha nazo ngo zijye muri ayo matora. Umenya ariko ari bwa bwenge bita diplomasi, kuko bafite diplome muri demokarasi nyine. Rwanda ko ari nziza, abo bawe batatu bahuza, basangiye ibere n'ibanga, umurage ari umwe bikabahasa.
umutindi w'akanaraza iyo abishima biramuhanda nibwo duhenze tumena ibanga batubera umuhanga wo kudutanya hora Rwanda naje hora mbyeyi naje hora mfubyi naje nzanye urukundo ubumwe n'inganzo igihe n'iki nanjye nanga impanuro ngaho ndaje ngaho ndaje ngaho ndaje turebe noneho ibitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri. Iyo mpinduka nshya yaba iyihe rero? Mu nyandiko nandika n'ibiganiro ntangaza mu Kinyarwanda ndangiza ngira nti ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Kuko rero ibibazo byacu abanyarwanda ntabwo ari ibibazo bisanzwe, niyo mpamvu bikeneye umuti udasanzwe. Muri iki kiganiro ndibanda gusa ku kibazo cy'impunzi. Muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri nemera ko impinduka abanyarwanda dukeneye ari ibitekerezo bya politiki. Mu Gifaransa navuga ko ari le changement des idées politiques. Ntabwo dukeneye impinduka y'ibikorwa bihungabanya umutekano w'abandi banyarwanda cyangwa ikozwe mu buryo bwo kurengera inyungu z'abanyarwanda bamwe gusa. Dukeneye politiki yaduhuza kandi irengera inyungu zacu twese, ni ukuvuga politiki impuza abanyarwanda ishingiye ku mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ahuza abantu. Ntabwo dukeneye politiki iducamo ibice ikirukana bene wacu mu gihugu, politiki y'amaburakindi iyobowe n'abacuzi n'abacuruzi b'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zikoreshwa mu buryo bunyuranye rwihishwa. Izo ngengabitekerezo ziba zarashyiriweho gutanya, guteranya no gusumbanya abanyarwanda mu nyungu z'abantu bamwe bo mu ruhande rumwe gusa. Impinduka dukeneye kandi niyo guhindura uburyo bwo gukora politiki kugira ngo tugere kuri demokarasi nyarwanda. Politiki yo gutukana, gusebanya, gutera ubwoba, kwihimura, kubeshya no kubeshyera abo mudahuje ibitekerezo ntigomba kuba mu muco w'abanyarwanda. Demokarasi nyarwanda igomba kurangwa no kubahana, kuvugisha ukuri, kugira ubutabera bwigenga no kwemera ko umunyarwanda wese agaragaza ibitekerezo bye kabone niyo byaba binyuranye n'iby'abategetsi, bityo ikabanisha abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Impinduka dukeneye ntabwo ari iyo kuvanaho abategetsi bariho ngo hajyeho abandi bakora nk'ibyo abo basimbuye bakoze, nubwo byaba binyuze mu matora. Iyo ni politiki yavaho ngeho. Impinduka dushaka ntabwo ari iyo guhunguka kw'impunzi zimwe gutuma abandi banyarwanda nabo bahunga. Kugira ngo ayo matora ashobore kugenda neza mu bwisanzure ku bari mu Rwanda, impinduka ikwiye gukorwa mbere ya byose ni ukuvanaho impamvu zose zibuza impunzi gutaha, kugira ngo zitahuke maze umunyarwanda wese abone uburenganzira bwo gutora ndetse no kuba umukandida bishatse. Nemeje ijana ko umunyarwanda wese akwiye kugira uburenganzira busesuye bwo gusohoka no kwinjira mu gihugu cye igihe ashakiye kandi akaba yaba umukandida igihe cy'amatora. Nta muntu n'umwe ukwiye kubibuzwa cyangwa kubizira. Ariko kubireba abari hanze y'igihugu mu buryo bwa politiki, kujya mu matora mu Rwanda uri umunyepolitiki uvuye mu buhungiro kandi uzi neza ko izo mpunzi nta burenganzira zifite zo kugutora cyangwa gutora undi mukandida wese mu gihe icyo zahunze kikiriho, harimo amayobera. Yaba ari amwe muri ya mabanga ya politiki bajya batubwira, ayo mabanga azwi na ba nyirayo koko. Amwe mu mashyaka ya politiki ari hanze y'igihugu yibagirwa ko ari mu buhungiro, agakora nk'aho abanyarwanda b'impunzi batuye mu Rwanda. Aho kwishyira hamwe ngo baharanire gutaha kw'izo mpunzi,
abari muri ayo mashyaka bagaharanira imyanya yo mu butegetsi badashobora kubona batari mu gihugu cyabo. Igikwiye kubanza ni iki? Bamwe mu Banyarwanda ndetse bagira bati nta washobora gutsinda ayo matora avuye mu buhungiro, bati ntibishoboka. Nanjye nti kuki bamwe mu banyepolitiki bari mu buhungiro bajya mu matora mu Rwanda basize impunzi hanze, bazi neza ko zitazashobora gutora kuko nta burenganzira zibifitiye, nyamara bakavuga ko baharanira uburenganzira bwose bw'Abanyarwanda bose n'izo mpunzi zirimo, aho guharanira mbere ya byose ko zitaha kugira ngo nazo zibone ubwo burenganzira. Bumva se ayo matora ariyo azatuma impunzi zitaha, cyangwa nuko imishyikirano hagati yabo na leta y'u Rwanda iba yarananiranye? Kuki bajya mu matora batemera? Niba ari amaburakindi bakwiye gushaka icyo kindi kugeza igihe bakiboneye, nubwo byafata igihe, bakareka kurambirwa n'ubuhunzi, bakagira ubwihangane, ariko ntibajye mu byo batemera. Buri wese ariko afite uko abyumva, ngo iyo ibitekerezo binyuranye bishyizwe hamwe bivamo urumuri. Mu Gifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière. Impunzi zatangiye kujya mu matora mu Rwanda bwa mbere nyuma y'intambara ya 1994. Impamvu yaba ari uko mbere ya 1990 politiki y'amashyaka menshi itari yemewe mu Rwanda. Nyamara ibyabaye kuri bamwe bagerageje kujya muri ayo matora byari bikwiye kubera isomo amashyaka yose ari mu buhungiro kugira ngo ahindure imikorere yayo ya politiki, strategie politique. Icyo dukeneye rero ni ibitekerezo bishya byahindura system politique, ni ukuvuga ishingiro, imiterere n'imyubakire y'inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu, les institutions publiques, kugira ngo imikorere y'abategetsi nayo ihinduke maze umunyarwanda wese ashobore kuba mu gihugu cye ntawe yikanga, bityo twese tureshye imbere y'amategeko. Iyo mpinduka nigera mu Rwanda kandi izahindura isi yose yabeshywe ko ngo Abanyarwanda bataremye kimwe, ko ngo bamwe bazi ubwenge no gutegeka kurusha abandi, ko ngo bamwe ari babi abandi bakaba beza, ko ngo ubwoko bumwe ari ubw'abicanyi ukabomba ubundi bukaba ubw'inzirakarengane ntagatifu, ko ngo Buhutu, Bututsi n'Ubutwara amoko nk'ayandi kandi nyamara ari amoko ya politiki n'ibindi n'ibindi. Ibyo binyoma byasakaye ku isi yose bizata agaciro, bityo amahanga yose azamenya ko Abanyarwanda bose baremye kimwe, ko muri bo harimo abanyabyaha hakabamo n'inzirakarengane, kandi ko nta n'umwe urusha undi ubwenge no gutegeka neza. Ni bande bakora iyo mpinduka nshya rero? Impinduka umunyarwanda ashakira abandi nawe akwiye kubanza kuyishakamo. Ntiwahindura abandi nawe utabanje guhinduka ubwawe. Ntiwashobora kubohora abandi kandi nawe ubwawe uri imbohe. Ntawashobora gufasha Abanyarwanda kwiyunga kandi nawe atariyunga nawe ubwe. Ibitekerezo bishya nibyo bizahindura imitwe n'imitima y'Abanyarwanda. Nyuma yo gutangaza inyandiko n'ibiganiro ku bwigenge bwa société civile, ubwo nerekanaga uburyo abari muri uwo muryango no mu madini nabo baharanira demokarasi, hari umunyarwanda ntarinzi wambwiye ngo ndi gushyamiranya amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki. Kubera ko mvuga amakosa yamwe mu mashyaka, nkanavuga ko abari muri iyo société civile bakwiye kugira ubwigenge bakareka gukorera amashyaka, kugira ngo bazashobore kuvana ubutabera mu maboko y'abanyepolitiki maze nabwo bubone ubwigenge. Nyamara ubwigenge ntibubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Muri uyu mushinga nemera ko iyo mpinduka ariyo yaba nziza kuko ibereye Abanyarwanda twese. Ubwigenge ni bwiza ariko kugeraho biravuna. Nyuma naje kumenya ko uwo munyarwanda ari umunyepolitiki ngo uri mu ruhande rw'abashaka impinduka. Ngo abwirwa benshi hakumva beneyo. Wavuga ko uzakora impinduka mu Rwanda gute udashaka ko umunyarwanda akugaragariza ibitekerezo bye bishya, udashaka kumva agahinda k'Abanyarwanda bashavuye, udashaka ko umuturage akubwira akababaro ke, udashaka ubwigenge bw'ubutabera, udashaka ko ibibi wowe cyangwa ishyaka ryawe rikora bivugwa,
aho kubikosora ukavuga ko ufite ibyo bitekerezo akurwanya. Nta gushidikanya ko habayeho impinduka y'ubutegetsi mu buryo abyifuza, ubutabera nta bwigenge bufite, uwo munyepolitiki yahita arekura imfungwa za politiki mu nyungu z'ishyaka rye, ariko agata muri iyo gereza aba afite ibitekerezo binyuranye n'iby'iryo shyaka rye, nanjye ndimo ndetse. Ubwo se impinduka y'abakoze ni iyihe? Gufungura imfungwa za politiki ugafunga izindi nta mpinduka irimo. Uwo munyepolitiki nawe rero mu by'ukuri akeneye guhinduka. Impinduka dukeneye irareba rero kandi amashyaka ya politiki yose, kugira ngo abifuza ubutegetsi badakora nk'ibyo bavuga ko barwanya. Ntitugomba gutegereza igihe cy'amatora kugira ngo tubereke amakosa yabo. Bagomba kwemera guteguzwa buri gihe. Impinduka dukeneye niyo guhunguka kw'impunzi zose, kandi yaduha icyizere cy'uko nta munyarwanda uzongera guhunga igihugu cye. Ibindi byaba ari nk'ibisanzwe twamenyereye, nta gishya cyaba kirimo. Dufite abanyepolitiki bakora politiki y'ubutegetsi mu mashyaka menshi, des politiciens, ariko dukeneye n'abandi batari mu mashyaka ahubwo bakora politiki ihuza abanyarwanda mu muryango umwe w'akanyarwanda, des hommes et des femmes politiques. Muri uwo muryango ugamije ubumwe, ubutabera, ubwiyunge nyakuri. Kuko nk'uko nabyerekanye iyo nshingano abanyepolitiki ntibayishoboje neza kubera ko impunzi zigiheze ishyanga mu myaka 60 yose. Birababaje kuba hari abanyarwanda benshi bavukiye hanze y'igihugu bakarangiriza ubuzima bwabo bwose bataragera mu Rwanda, igihugu cyabo. Biteye agahinda. Icyo kivi gikwiye rero gusozwa n'abanyarwanda bari muri société civile hamwe n'amadini. Muti kubera iki? Ni kubera ko abanyarwanda nta mashyaka ya politiki barimo, ntibabe n'abasirikare, bakaba batagamije ubutegetsi ahubwo baharanira ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda. Byumvikane neza ko abanyarwanda batasimbura abanyepolitiki ahubwo babunganira mu mirimo irebana no guteza imbere ubwo bumwe, ubwo butabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge nyakuri mu rwego rw'igihugu, kugira ngo bazashobore gusohoza ya ntego abanyepolitiki bo mu mashyaka batashoboye kurangiza. Umuryango w'abahuza ni nawo washobora guhuriza abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Société civile n'amadini nubwo nta butegetsi bw'igihugu baharanira, ariko bakwiye kuba ari bo bemererwa gukora iyo mirimo mu nyungu rusange z'igihugu, des fonctions d'utilité publique. Kugira ngo ibyo bazashobore kubigeraho, bagomba kuba nabo bafite ubwigenge busesuye nk'uko nabivuze, bityo bakabuharanira koko. Iyo niyo mpinduka ya kane dukeneye. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kizarangira burundu umunsi ubutabera buzashobora kwigenga mu buryo busesuye, bukava mu maboko y'abanyepolitiki. Iyo mpinduka yagerwaho ite? Yashyirwa ite mu bikorwa? Tubitekerezeho. Murakoze, ndabashimiye, mugira amahoro naho ubutaha. Kandi nk'uko mpora mbivuga, impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Data yajyaga ambwira ko umwana wari atinda kwiba, ko rwatubyaye ntacyo rutwima, uyu mururumba ntukaturange. Munyemerere mbahanure, icyo dupfa na kiruta icyo dupfa. Gira neza uzabiturwa, kandi nugira nabi bizakugora. Hora Rwanda naje. Hora mbyeyi naje.
nanga impanuro ngaho ndaje